yakubonye ntabwo usiga ukuri, yakubonye ntakurekera uko umeze, yakubonye arakuruhura, akamenya ko nta muntu ufite, akamenya ko uri wenyine, akamenya ko ukeneye ubutabazi, akamenya ko ukeneye amahoro. Yesu ashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Turashima Imana cyane muri iki gitondo, igitondo cyiza, igitondo cy'ihumure, igitondo Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia nk'uko bisanzwe. Ndashima Imana yo mu ijuru yaraturinze, Kristo yaraturinze. Naraye ntekereza ko turi ku itariki ya 27, ndavuga ngo Mana urashoboye, uri karuhura, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose. Yaratubaniye muri uyu mwaka cyane, ntabwo wari woroshye kandi nawe urabibonye, ariko Imana iratubanira, ihagarara ku isezerano ryayo. Tumaze iminsi rero nk'ibiri cyangwa se iki cyumweru cyose gishize twizihiza umunsi mukuru w'ivuka ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana ko yabanye natwe, turashima Imana ko twibutse Kristo wacu watanzwe. Twagiye tuvuga ukuntu abahanuzi bamuhanuyeho, ariko duhagararira kuri Yesaya avuga ngo umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ngo azitwa igitangaza, ngo Imana ikomeye. Bivuga ngo twamuhawe nk'umwami, twamuhawe nk'ishobora byose. Ndashima Imana rero, uyu Kristo akimara kuvuka ntabwo yavutse gusa ngo abe nk'impinja zindi usanzwe uzi, ahubwo yaraje abamwakiriye, abamwizeye, yaje abaruhura, yaje abamara imibabaro. Niyo mpamvu umunsi w'ejo bundi nababwiye ngo wa Noheli, ndababwira ngo nimureke twakire Kristo nk'umwami n'umukiza, nimureke tumwizere, nimureke tumukurikire, kandi akunda abamukunda, n'abamushakanye umwete baramubona. Nababwiye kuri ya ndirimbo ya 16 iravuga ngo aba Yesu bishimira izina rye, ngo kandi ribamara umubabaro. Si kumamara umubabaro gusa, rero n'abatinyura, ngo umutima ukomeretse ngo niryo riwukiza, ngo ushonje riramuhaza, iyo ushonje Kristo araguhaza, iyo ushonje Kristo araguhaza, riruhura urushye. Rero nimureke twizere Kristo wavukiye muri twe. Turacyari mu gihe cyo kumwibuka, nta nubwo twakwibagirwa, ahubwo twakomeza tumwikomejeho, tumwishingikirijeho. Nimureke rero dukomeze tubane na Yesu, turangiza uyu mwaka dufite ingamba zo kugira ngo tube inshuti ye, kuko ari we watugize umuvandimwe. Nimureke dukomeze ubuvandimwe yashatse kutugirira, nimureke dukomeze ubuvandimwe yaduhamagariye, aradutoranya tugira abavandimwe be. Ni ubuntu wagiriwe we nanjye, twagiriwe ubuntu. Nimureke dukomeze tuba abavandimwe ba Kristo. Hanyuma hari ijambo rikomeye twavuzeho ngo yaje mube, ngo ariko abe ntibamumenya, ngo ariko abamumenye bahawe ubutware n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mwene data mu Kristo, ngira ngo nkubwire, uyu munsi hari abantu bahagaritse umutima ngo se bonane, ngo nzabigenza nte, ngo uyu mwaka kushize utya, ngo ubuse nzabaho nte, ngo kuri bonane nzarya iki. Iyagutunze aya mezi yose ucumuzwa n'iminsi isigaye, ntabwo uri guha agaciro ibya Yesu. Ndagira ngo ugarure umutima, wikwibaza icyo uzarya n'icyo uzambara. Ni nako ijambo ry'Imana rivuga ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Uyu munsi hari abantu bahagaritse ku mutima n'ibyo bari burye, n'ibyo koko, ariko kandi uyu mwami Yesu watugize kuba abavandimwe, iyo tumwizeye aratugaburira, aratwambika, atumara umubabaro, aduha icyerekezo, aduha aho tuba, ntituba hanze, ntituba mu gasozi, aduha amazu. Icyo dukeneye cyose kiri muri we. Yaje mu bakobwa amenya ibyifuzo by'abakobwa, yaje mu babyeyi amenya ibyifuzo by'ababyeyi,
yaje mu itorero, amenya itorero icyo rikeneye. Nimureke tumugire uwa mbere, niwe wo kwizerwa, niwe buhungiro, niwe mucunguzi, niwe karuhura. Ndagira ngo uyu munsi twongere twibuke kuri iri vuka rya Kristo. Rero nari nishatse kukubwira ngo yaje mube, ariko abe ntibamumenya, ariko ngo bamumenye yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Mwene data mu Kristo, ngo haye ikaze urangize uyu mwaka wumva warafashe ingamba. Wari umaze iminsi utizera neza, wari umaze iminsi ucogoye, wari umaze iminsi uhagaritse umutima, ariko ndagira ngo ufate ingamba zo kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndagira ngo ufate ingamba, ndagira ngo uhitemo neza, wiyemeze gukurikira Yesu. Yadukuye ahantu habi, yadukuye ahantu kure, twe duhagaze imbere yanyu dufite ubuhamya. N'aka gasura dufite ni ukubera Yesu. Tuba twarashizeho inzoga, zaradukuye amenyo, mu kabari baratumennye amaso, ariko Kristo aradutoranya, tugirira imbabazi, aduha agakiza. Rero turashima Imana yatugiriye neza, turashima Imana yatanze umwana wayo Kristo, yemera kuvuka. Narababwiye ukuntu ngo yavukiye mu kiraro cy'inka, avukira mu murwa uciriritse i Betelehemu, kugira ngo utazavuga ngo yewe se uriya muntu wavukiye hariya nahagera ne. Kandi arangije hagurutse abanyabwenge baba ari bo bajya kumuramya, ngo ni umwami w'amahoro, ingoma ye ntizarangira, ntabwo igikurwaho n'amatora. Reka rero tumwikomezeho. Niba urwaye ni umuganga, niba ushonje atanga ibiryo, niba nta mahoro yaravuze ngo mbasige amahoro isi idatanga. Iyo ufite Kristo ugira amahoro, niyo waba utabonye ibyo wifuza, ariko amahoro uba uyafite. Aha rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri gitabo cya Yohana, ibice byaho ni 5, hanyuma turahera ku murongo waho wa 5. Bibiliya ivuze ngo iki? Ahangaha ni Yesu akiza, ni Yesu akiza. Niko birivuga ngo Yesu akiza umuntu amaze imyaka 38. Yari imyaka myinshi, imyaka 38 amugaye. Uyu muntu yari ahantu arwaye, amara imyaka 38 ari kwa muganga, se ari ahantu ngo hari ikidendezi, ariko ngo nta muntu yagiraga kugira ngo amare iyo myaka. Si uko imiti itari ihari, ahubwo ngo yari yarabuze umuntu umujugunya, kuko hari ikidendezi. Icyo kidendezi icyo yo cyazagamo marayika rimwe na rimwe. Umuntu wabashaga kujyamo niwe wakiraga indwara uwo munsi, abandi bagataha. Hanyuma rero uyu muntu kubera yuko nta muntu yari afite, baraterura barajyana bajugunya ku kidendezi, hanyuma birangiye barigendera. Hanyuma marayika yaza rimwe na rimwe yakubirindura muri cya kidendezi, hanyuma ngo hagakira umuntu wajugunywemo bwa mbere. Bibiliya iravuze ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Yari imyaka myinshi. Birashoboka ko utangiye kugwa no gusubira inyuma niyo myaka utaranayigezaho. Kandi n'ubundi ntabwo Imana yagerageza umuntu birenze kwizera kwe. Irabizi ko iyo ngiyo utanayigezaho utanabishobora. Ariko iyo umaze iragucumuje, iyo umaje iragucogoje. Ariko nje kukubwira ngo Yesu ahageze hari ibintu bihinduka. Iyo umwakiriye hari ibintu bishya wakira. Hanyuma rero Bibiliya iravuze ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Iyo amazi yibirinduye nkiza, undi antanga kugeramo. Cyari ikibazo. Yesu amubonye arabimenya,
ubundi ikibazo ufite ni uko utarabonana na Yesu. Yesu yakubonye, yo yagize amahirwe yo kukubona, akakubona, ukaza ukamwiyereka, ukamwegera, ukamuhamagara, akakubona. Yesu akakubona, yakubonye. Mwene data, Yesu yakubonye, arabimenya. Amenya ko ukeneye umugabo, amenya ko ukeneye umwana, amenya ko ukeneye akazi. Yesu yakubonye, yakubonye, amenya ibikurimo. Ahubwo ni wowe washaka, arashaka kukubona. Gerageza kubone, gerageza kubone. Yesu yakubonye, arabimenya. Ngo Yesu amubonye, arabimenya ko amaze igihe kirekire. Aramubwira ngo mbese urashaka gukira? Uyu rero twamuhawe nk'umwami n'umukiza wacu. Yakubonye ntabwo usiga ukuri, yakubonye nta kurekera ukomeze, yakubonye arakuruhura, akamenya ko nta muntu ufite, akamenya ko uri wenyine, akamenya ko ukeneye ubutabazi, akamenya ko ukeneye amahoro. Yakubonye, Yesu yakubonye, amenya ko hari ikigomba guhinduka ku buzima bwawe. Ukeneye ko Yesu akubona, arakubonera heye, murahurira heye. Muhamagare, hamagara, hari uwakumva. Yesu agutegeye amatwi, aramubwira ngo urashaka gukira. Aramubwira ati mwami, y'amazi yibirinduye nkiza undantangamo. Rero ndagira ngo uyu munsi Yesu akubone, abone yuko nta bonano ufite, abone ko nta mwenda wo kwambara, amenye ko hari amasezerano utindanye, amenye ko ugomba kunezerwa mu mpera z'uyu mwaka, amenye ko ukeneye imbaraga. Ndagira ngo Yesu akubone. Abantu barakubonye bagusiga ukuri, abantu barakubonye bagusiga kwa kundi, ariko uyu munsi Yesu akubone, ahindura amateka yawe. Abona umurwayi umaze imyaka 38 ngo arabimenya, amenya ko amaze igihe umaze. Yesu nakubona arakimenya. Ntabwo yongeye kumubwira ngo senga, ntabwo yongeye kumubwira ngo fata ibihe, ahubwo aramubwira ngo ikorere uburiri wigendere. Ahera ko muhagurutsa, amuhagurutsa hari. Uyu munsi Yesu arashaka kuguhagurutsa muri ubwo buzima maze mwimizi. Yesu arashaka guhura n'umugore ngo amuhagurutse, arashaka guhura n'umugabo ngo amuhagurutse, arashaka uyu musore ngo amuhagurutse. Ngwino umwiyereke, ngwino umuhamagare, ngwino umutabaze, ngwino umwambaze. Ndashima Yesu ko hari ibintu amenya atabwo bitari byiza, ariko we yakubonye arakubimenya. Agiye kubaza ngo runaka mumarira iki, ntawe agisha inama. Yo yakubonye, yo wamwiyeretse ukamusanga, yo yakubonye, ntabwo usigara ukuri. Hari ikintu ahindura, ahindura amateka, ahindura ubuzima. Ngiye kugusengera Imana muri iki gitondo, uhure nayo, Yesu akubone. Murembye aravuga ngo hamagara Yesu azarebe. Akeneye kukureba, akakumenya, akamenya ibikuruhije, akamenya indwara ufite yanze gukira, akamenya ikibazo. Hari ahantu, hari ibintu wihereranye biri mu mutima wawe utavuga, ukavuga ngo naba niteje abantu, naba nikojeje isoni. Ariko Yesu ibyo yakubonye arabimenya, kandi yarangiza agakemura icyo kibazo. Rero ngwino usange Yesu akumara umubabaro, ngwino usange Yesu akumara agahinda, ngwino usange Yesu akuruhure. Wa musore we wabuze inkwano, wa mukobwa barakurambagiza bikanga, wa mubyeyi utinze ku musozi w'igisuzuguriro, ngwino Yesu atanga abana, Yesu atanga ubuzima, Yesu ahindura amateka. Ayiwe reya sikabone foya. Ndagira ngo Yesu akuruhure muri uyu munsi. Uyu munsi y'itariki, wowe urwaye, wowe ufite ikibazo, wowe uribwa urubavu, wowe ufite ikibyimba bazabaga, ukavuga uti noneho nzagwa ku iseta. Ariko Yesu reka kwiyereke, mwiyereke, iyereke Yesu. Banza umubwire, mugire uwa mbere, mugire number 1. Ibindi byose ubimuharire, muharire uwo mubabaro ufite, muharire ako gahinda, bimushyire. Birashobokera abantu, kuri Yesu birashoboka. Twamuhawe nk'umucunguzi wacu, twamuhawe nk'umukiza, kugira ngo uzamwizera wese atazapfurufurubi, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yaje kubwawe. Ndagira ngo rero uyu munsi wa none ngusengera Imana ihindura amateka, ngusengera Imana igukiza umubabaro. Reka dusenga Imana.
fata ahantu babara, fata ahantu babara, fata ahantu urabara, fata ahantu babara, ahantu hakubabaza hafate. Ndavugana n'umuntu ushaka kwihisha kubera amadeni, kubera ikibazo cy'amafaranga, ukavuga utereka mbe ngiye, urajya he? Sanga Yesu, sanga Yesu. Ndagira ngo usengere wa mubyeyi we, umaze iminsi urwaye, n'ubu ufite randevu yo kubagwa, Imana yakunyeretse. Ndagira ngo usengere Imana, ufata aho hantu babara, aho hantu babara, kamera y'Imana yakubonye. Umuganga yabonye aho urwaye, ariko Imana irabisobanukiye kukurusha. Wowe ufite inda ubona ngo igihe cyararenze, ufata ku nda yawe ngo usengere Imana. Akazi ko mu rugo karakurambiye, ndagira ngo iyo mirimo ikurambiye uyu munsi Yesu yaguhindurira icyerekezo. Ngiye kugusengera. Mana Data wa twese, Imana ishobora byose, Imana ihoraho, Kristo wanesheje igorogota ku musaraba. Iri ni ijambo ryawe. Nsengeye umuntu Mana wumvise iri jambo, reka iri jambo Mana hagira umuntu ubona, hagira umuntu umenya ibye. Mana iri jambo rigende rigere kuri buri wese. Uyu mubyeyi Mana umumenye, umenye umubabaro amaranye igihe, nkuko wamenye ko uyu murwayi amaze imyaka 38. Umenye uyu mubyeyi ikibazo afite, umenye uyu mugabo ikibazo afite, umenye uyu musore ikibazo afite, umenye uyu mukobwa umusozi ahagazeho. Menya abantu bawe Kristo, wongera bagarukeho aba barambuye ibiganza, aba batsinzwe n'ijambo mu izina rya Yesu, aba bafashe ingamba yo kukwakira nk'umwami n'umukiza. Kristo wera, waravuze ngo nimukomange muzakingurirwa, ngo nidusaba tuzahabwa. Tugusabye amahoro, tugusabye kubana n'aba bantu, tugusabye kubagirira neza, tugusabye kubarengera. Rengera abantu bawe, rengera itorero, rengera abashumba, rengera igihugu cyacu, rengera abayobozi batuyobora. Aya sikara bonefoya, uyu muntu urwaye mu Rubavu ufite randevu yo kubagwa, Mana numukize mu izina rya Yesu. Uyu muntu ubabara mu ruhago, uyu muntu utinze kunda, uyu muntu ndababoshye, Mana nuyibohore. Uri hejuru y'abapfumu, uri hejuru y'abagome, uri hejuru y'abakonikoni, rogo y'imigambi mibi, rogo y'imigambi y'incakura, rogo y'uburyarya bw'abadayimoni. Ara sikara bonefoya, urakarama Kristo. Nawe kwiringiye uzakorwa n'isoni. Uri Imana ishobora byose, uherekera uri uko wahoze. Dope rete ya sika, urakarama Data, nguhaye icyubahiro, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana irakoze kubw'ijambo ryayo, Imana irakoze, Yesu Kristo arakoze. Ko hari umuntu abonye, ko hari umuntu abonye warayurira, ko hari umuntu abonye wari washobewe. Rero Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose, guturuka muri Philadelifia. Nkuko bisanzwe, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Uyu munsi Yesu akubone, uyu munsi Yesu amenye ibyawe, uyu munsi Yesu ahindura amateka. Reka mbahe telefone, ni 07 8 50 98 944, 07 8 50 98 944, na 07 2 74 34 93 rimwe, 07 2 74 34 93 rimwe. Hanyuma Imana y'amahoro ibaha umugisha naho ubuta, ariko Yesu akubone, Yesu akubone, Yesu akubone. Imana yo mu ijuru iguha umugisha.